Murakaza neza muri bar restaurant Best Bel-Air. Uyu munsi guhera saa neza mu gitondo tuba tubafitiye petit déjeuner zinyuranye, icyayi, cafe, omelette n'ibindi. Ku manywa tuba tubafitiye plan spécial nziza cyane ziteguranywe n'ubuhanga bijyanye n'icyifuzo cy'abakiriya. Tunagira kandi amasalade meza mutasanga ahandi. Twakira ibirori nka anniversaire, mariage civile, ubukwe n'ibindi byinshi kandi ku giciro kinogeye buri wese. Mwatugana muri bar restaurant Bel-Air hano iremera ku Gisimenti hafi yo kwa Nyirinkwaya cyangwa mukaduhamagara kuri 0798 4355 97. Ibi byose kandi twanabibazanira aho muri hose. Muze ko watse mu kwamuganga agiye siko cyotse nakubura Chete Ese warinyitayeho ra Urumva go mfitiye amatsi ushaka kumbona ugomba kumbana hari Kusibira ntukavuge gutyo nabonaga witaye ku baganga nkaho wagira ngo nibo mufitanye deal wagira ngo nibi ibintu byose babigukoreye wagira ngo niwe wari ukeneye karakanya nagusiganye nyine ngo kugira ngo komeze akwiteho nyine agushimisha Mbira siko numva utangiye kunyihinduka ko numva utangiye kwica amasezerano dufitanye babarira geza je sindi nkaho sica kukwihinduka nkawe uzabaze nge suko nteye mwehinduka ndi wowe anisha Shabira siko warunteye ubwoba Shano kuri Imana warunteye ubwoba ahubwo umva maze kuvugana n'umukomisiyoneri amaze kumbwira deja ko inzu yabonetse umva ubu ngubu nagisigaye no gutunganya ibintu byawe tukagenda tukajya muri iyo nzu urabizi nawe ko twabivuganye sibyo ntago watwita nanjye ngo mbe nwite turi ahantu hamwe byarangiye n'inzu ubu ngubu yabonetse Jessica ngomba kumenya ko muri deal dufitanye nge nawe harimo icyo nakuyemo Wiki nijishise wakwe Mbera ibyo kuvana byo ntabirimo Nusura twita nanjye nwite ako se wowe Jessica nawe shira mu gaciro uribaza ndamutse mvuye hano nkagenda umutekano w'umwana wawe wizera gute ariko umwana ntamushakira n'undi mutati nakamurera gusa icyo ntago ari ikibazo ngiye kumva ntago cyari ikibazo sawa urikumva none wo nwite wabyagenda gute wowe wizeye ute ko umwana yawe ari kurya neza yaba bayeho neza akazavuga umureba mu biganza byawe ibyo uvuga ngo washaka undi mugozi urera akishe yakunda nde wundi se cyangwa se ubite ko yaza akamwitaho neza cyangwa ubundi ndumva witaye nyine ku bana bawe Wasuzotia. Bulungi. Suzotia. Bulungi. Mpozi kwe. Nagende bulungi. Tiche chiriwo. Tuli. Nange. Nakunyingi. Era nyingi dala. Nakunyingi okuze. Yankulide dala mama. Nange mukazi wo samuravye no kumuraba. Wali. Kuva kumacha tona mulaba. Ya sinaba mulaba. Wali. Okay. Uzajja kujja acha kujja omulabe. Okay. Abatu bali batya. Abatu bali bulungi. Okay. Kirungi. Bosi mukazi utana bazala. Abana Jazara. Tajazara. Era. Kama wali. Nange nasanyuse nnyo. Banga linene nnyo. Era ddala ddala.
abana baraho ameze neza kuri ni byiza cyane so rero mama ndashaka kwerekera mu kazi nizo turaza kongera wiri Caramel ko nashaka kumpa lift session si nta kintu byaba bitwaye ndashaka kujya mu mujyi ndashaka kujya mu mujyi ujya widi wimurusha uramuririza iki se nanjye nakujyana tugira n'abashoferi benshi imodoka zirahari kuki wiri kubera iki wiri okay mama rero kuri mu dropping reka ntacyo njye mu kazi oya ihangane gato ko tuganire iminota mike ntabwo ngutinze ntabwo ngutinze ihangane ndashaka kukubwira ku kabazo gato nagiranye na anti abasi n'akabazo ariko hari ibintu namubwiye mbona ntabwo ari kubyumva neza ndashatse ngo umfashe kugira ngo amenye ukuri njye namubwiye ko papa wawe yagiye yangurishirije kampani mama wambabari ibyo ntongeye kubigarura ariko ntashaka kubyumva ngo nzi ngo ahantu ngo papa wawe ari ngo ngiye ngo ndahazi anti ukuri ubu twahuye n'ibibazo kandi bikomeye cyane papa hari ukuntu yari asigaye atemberana n'abakozi bo ku kazi bakajya mu mahoteli bakajya hirya no hino nge namubonye inshuro zirenze imwe nkabona n'ibintu bibi bibangamye bisa nabi nkabona arasebya mama ibyo wenda mbishye ku ruhande ariko noneho ikintu cyanyumije nejo bundi kubona nge nagiye mu cyumba cyabo mbona igipapuro cyanditseho ngo amasezerano y'ubugure ndavuga se ibi biravaye bikajyahe ndavuga okay menda wasange hari ibindi yaguze cyangwa yaguri kureba noneho mbona idithi company Yesu mbibonye umutima urandya mbura ipfo na ruguru neretse mama ndareba urumve ngo iminsi irirenze rwose nta ipfo na ruguru njyewe ubu narumiwe pe izi safari cyagenze gute nibaza amafaranga yose aho yagurishije yahise atwara iyo tunyabura raniya namubwiye ko amasezerano nanjye nayabonye ari wowe uyanzaniye ari wowe uyanyeretse anyway mama ndoza njya kurabora ruguru karese mama yagenda ku dropping sicyo usibe burungi kare nasiba burungi nange nkwagara baby raniya wabyumvise niko wakigoryiwe wagicucuwe uyu muhungu mwita iki ni igiki cyawe umufata nkande ukamushyira muri zino diru zacu ibi ni ibyacu nge nawe urumva twebwe babiri twenyine nta soni ntabwo ari kugwe mu mwanya ariko se shere reka nkubwiza ukuri ni ukuri nawe usigaye ukabya uzi uko hari igihe nkuhamagara ntiwitabe nyuma yo kunyereza message ngo ndi mu rugo ntabwo bigikunze ko nitaba ubwo se ubwo urumva kuko nzabigenza gute impungenge zawe ndimo ndazumva ariko mfite umudamu none zari uri hariya uzi ko yatangiye kudukeka nako ntabwo uri kudukeka gusa amakuru banze ayafite ariko shere reka nkubwira ni gute ushaka ufata umukobwa nkanjye ukamurutisha cya gicece ngo nuko mwasezeranye erega amasezerano arasinyurwa ndabyumva sibyo ndikambwira ikintu kimwe Brenda sibyo uriya nawe n'umugore kandi umugore wanjye twabyaranye dufitanye nawe amasezerano yo kuvuga sibyo ariko ntabwo nakureka
none se sheri nyine ikibazo cyawe ntabwo ukimataye nk'uko mbishaka time ariko ndaza kuyiguha gusa ikintu tugomba gukora tugomba kwitonda tugomba kwitonda kugira ngo bitazatubyarira amazi nk'ibisusa kuko arimo aradufollowinga arimo aradukurikira ku buryo bukomeye sheri reka bisaba rero urumva bisaba kwitonda ibyo dukora byose za enjoyment dukora urumva ni ukuzikorana ubwenge n'ubushishozi hato tutazigira gute tutazivangira nyine sheri umva nkubwire hari uburyo twabigenza ariko umva ntabwo rega nawe uri umwana kutamenya kumanaginga ibintu hari ikintu cyaba kikagumaho kandi ukabimanaginga ntihagire umuntu ubibona rega nanjye sinjye ushaka kwishyira hanze nose ni njyewe ushaka kwishyira hanze ngo abantu bamenye ndabyumva ako rwose sorry ako ngiye kubikosora sibyo ngiye kubikosora then dushaka uburyo twabikora nyine en sécurité ku buryo nta muntu ushaka kugera gute ntabwo uzongera kunywa umwanya murabebe none se ubwo ahubwo panga turoko next week twakiransa ahantu tukareba uburyo dukarara dukoramo sheki ntabwo si bisanzwe ntabwo umuntu yasohoka muri Kigali ugiye no tuzajya ku mazi sibyo ayo mazi tuzajya ahantu nyine heza hatuje nk'abantu badaheruka guhura noneho nyine nawe urabyumva tugaruka undi munsi ukurikiye sibyo akomeze neza muri no minsi ako sheri umenya amafaranga yo kugura udukanzu uzajyana ku mazi sibyo biremewe ciao agakanzu ni ngombwa nyine ngaho rero meza kashi ndabikora kandi akanyenyeri ndabikora umura nyine sheri urumva nyine ntuzongere kumbeshya sibyo ntabwo nabikora bebe ntabwo nabikora ndakwemera kurikiza muri no minsi we nzambigenza ne kugira ngo nibura kundutisha kiriya gicecuru cyawe ngomba gukoresha turi mu possible nibura njye ndaramubonye sibyo bite meze neza cyane no kimenya ahantu ugomba kugarukira sibyo I'm sorry it's okay ahandi hose umeze neza okay so rero iby'ingenzi nshaka kubwira hari abantu bari buze kuzanira umwana ibyo kurya so making sure usine kuri bon bari buzane sibyo and then ubi verify byose ubishyire ku murongo then uze ku bo baraza kuzana facture ku kazi yeah that's it I think ikindi gerageza umwiteho sibyo gerageza umwiteho mu time mwegere ko niwe byose byanjye uko bimeze yeah so and then ndaza kugerageza finding out hari inkweto zanjye nasize muri corridor zamu kujya hejuru uze kureba ukuntu wazintunganyiriza uko bimeze yeah sawa good job thank you Mike. Yes. Eva. Twaganiriye byinshi ariko umve ngo hari bikomeza kunyirukana mu mutwe. Sometimes ngurira n'igisubizo. Umve ngo uriya muntu wampaye
imyaka ibaye 3. Mike, to be honest, kugira ngo nzatekereze kumva ko hari icyo nakwibagirwa cyangwa iki, ntashobora kumva mu bwonko yatwaye ibitekerezo. Jesus, akibyo bintu narabikubwiye, ni wowe wikozeho, wowe wamutwaye, wikozeho cyane. Ariko goma no kwaguha na zira business zindi nakweretse, nazo ukazizamo, nazo ukareba kubona mwaka, kuko ari mwaka. Buri ibintu bya mining ndashaka kubijyamo kandi noneho mbikomeze, kuko ubona ikiro banda moto bari cyane. Rega ikintu nkwemerera, urumwe mu bantu b'ingenzi kandi habe nge habe n'undi baragukeneye. Ibyo bintu tuzabifatira umwanya mwiza cyane, ntagusanze muri office, sicare tubonane tuyiganire. Siwumva se ubundi ibyo nibyo mba nakubwiye, ntagusanze muri office. So hari kandi gahunda mfite rero, reka nkageremo, ngo bibaye na ngombwa nimugabo twavuga. Sorry kandi ngasoje, ko twabigenza. See my man. Man, igihe cyose kandi nishimira kuba ndi kumwe nawe. Nanjye nuko katubonane tuzi kuvugana akazi gashoje. Sawa sawa. Guess who is coming in, darling? Hi. Sweetheart. Ça va bien? Il me soutient. C'est là où on connaît bien Nata. Wow, Pino. I missed you. I missed you too. Jesus. You look wow. Wow. Oh God. Je me missed this. Meze neza no. Nice. Cyane. Inyenyeri yanjye. Ikaba hageze. We missed this up. Ni sawa mama. Okay. So short time. Let me pick this person. Okay. Sibyo? Please stay in, then dash. Okay? Don't worry. Uliwe muyobozi. Nade. Sibyo? Sibyo. Nade bishege. Yes, put here. Okay. You always you deserve more than Okay, ndagutegereza hano. Okay, darling. Really? Vitesse. Ariko mbashije no kumirwa. Kubera iki? Aha hantu uri urahazi. Ugeze naho utsanga ku kazi k'umugabo wanjye. Ariko man. Ubushize wasanze muri supermarket. Ubutsanze ku kazi k'umugabo wanjye. Icyo usigaje kunsanga no mu rugo. Ikintu mbona ushaka bo ntago ari cyiza, ushaka ko nsengera urugo. Basi reka ngwe aka gift ari nguzanye, sibyo? Kusiko nani solo ugira.